yanyu bivuze ngo iyi ni inzu yanyu mushyikirijwe mugiye kubamo kandi mukabanamo amahoro. natwe turabashimiye cyane, mbere na mbere turashima umuyobozi mukuru wacu w'u Rwanda Perezida Paul Kagame, tugashima n'ubuyobozi bwa polisi yacu y'igihugu uburyo bakoze igikorwa cy'indashyikirwa bakaba badutuje heza. Bakubwira amashyi. Nukuri karibu. Mwakwicara ubwo muhawe karibu. Nawe wicara ntacyo. Mama karibu. Wicara. Icara iruhande. Wicara n'abari Oya nta kibazo. Ntabwo tubwire ibyishimo mufite rero. Mu by'ukuri ntabwo byishimo dufite, umuntu ntabwo yabona uburyo yabisobanura, kuko nta nubwo twatekerezaga ko twazatura ahantu heza nk'aha. Mwabaga ahantu hameze hate? Ahantu twabaga muri make, yewe natuyeho mu murenge wa Kimisagara, Matabaro, Nyabigenge, ubushobozi bumana buke, ni mu kirano za Gikondo, ariko ubushobozi buguma buke mbega. Ariko ngiye mbona bitewe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu buyobowe na Perezida wa Repubulika, mbega by'umwihariko ubuyobozi bwa polisi, tugiye tubona badukoreye ikintu cy'indashyikirwa, badutuje heza, kandi twizeye neza ko tuzagumiza kubana mu mahoro. Uyu mudamu tumaranye imyaka 21, dufite abana no kuba bari ku mashuri 5, babiri abahungu 3. Mu cyumweru bose baba baruhutse baje. Tukaba dushima ubuyobozi bwa polisi y'igihugu uburyo budukoreye igikorwa cy'indashyikirwa, kandi tukaba tuzabana mu mahoro ku bushobozi bw'Imana. Murakoze cyane. Ifite ibyumba bingahe? Ibyumba 3. Abantu bazakwirwamo? Ibyumba 3, ikagira igikoni, ikagira dushe, ikagira toilette, ikagira tanka y'amazi. Ubwo rero tukaba tubashimiye cyane kuri iki gikorwa. Umaze imyaka 21 Madamu turi hamwe. wubatse udafite inzu. Ntafite inzu, nitwa ko mba mu mujyi, ariko amanegeka. ejo ukasanga ubushobozi buragoye. Ni byiza rwose, ubwo no kuzayifata neza uko bishoboka. Tuzakora ibishoboka byose. Bangaha dusize inzisa gutya ngo tuzagaruke dusange natwe tugomba kuvuga tuti intambwe mutugejejeho, habe akantu kangirika, tuzakora ibishoboka byose tukabungabunge, tugasane uhabereye kwa Perezida wa Repubulika n'umuturage muzima. Oya rwose ibyo ngibyo urumva ko sibyo umuyobozi wacu uburyo mbega yifuriza abanyarwanda kubaho neza mu mahoro. By'umwihariko nk'ubuyobozi bwa polisi, iki gikorwa badukoreye ni cyiza cyane, kandi turifuza ko Imana izabidufashamo tukagumiza mbega kubihera ku buyobozi bw'ibanze, tukabana mu mahoro, mukaba intangarugero. Madame nawe gira icyo tubwira kugira ngo tugane ku musozo tugena handi. Mba ndishimye cyane bitewe nk'abamama kwimuka, nitwe bizima cyane, biratuvuna pe. Uva hamwe ujya ahandi ushaka hamake, kandi ahamake akenshi bari mu manegeka. Ku muryango rero usanga ari ibintu bigoye kwishyura inzu buri kwezi n'umuryango. None Imana irabidushoboje, tutuye ahantu heza hagaragara, ubwira umuturanyi atandaha inshuti abavandimwe aderesi igaragara. Ndashimira umukuru w'igihugu wifuriza abanyarwanda bose gutura ahantu heza nk'aha n'aharenze nk'aha. Rero by'umwihariko ndashimira abayobozi ba polisi bose kuva ku mukuru kugeza ku mutoya, cyane cyane rero abaje babahagarariye, ni ukuri mbahaye amashyi. Twifuza ko n'abandi nabo bameze nkatwe
iki gikorwa nicyo cyazabageraho, nicyo mbifuza imbere y'Uwiteka. Murakoze. Murakoze rero. Igikorwa ntakiriye neza. Iki gikorwa ni ikintu gikomeye cyane. Mbashimira polisi y'igihugu ishinzwe umutekano wacu, ariko hakaba hariho n'undi mutekano umuntu atari asanzwe afite wo kubura ahantu yaba ari hitwe we. None iki gikorwa bakaba banshoje ahantu ngomba kuba. Ndabashimira byimazeyo, kandi nongeye gushimira na leta yacu y'ubumwe iyobowe na perezida wacu Paul Kagame, wayoboye inkotanyi zashoboye kuturokora zikadukura mu bicanyi bashakaga kutumara. Ndabashimira cyane, Imana igumye ibahe umugisha. Urakoze rero nawe, tugushimire. Ngira ngo nk'uko ubizi, iyi ni gahunda ya nyakubahwa perezida wa repubulika yo gutuza abanyarwanda bose aheza, yo kubifuriza imibereho myiza, yo kubifuriza ubuzima bwiza, yo gukora ibishoboka kugira ngo abanyarwanda bose baba heza nk'aha, muri rusange bagire ubuzima bwiza. Bigenda rero bikorwa buhoro buhoro bitewe n'ubushobozi, ariko turatekereza ko nidufatanya twese nk'abanyarwanda nk'abitsamuye tuzabigeraho. Ni muri urwo rwego rero polisi y'u Rwanda igendeye kuri uwo murongo yabafashije kubona iyi nzu, ukaba uje kwituramo nk'iwawe, ntabwo ari aho ukodesha. Ngira ngo aho wabaga wenda byakugoraga, ariko uyu munsi ikibazo kirarangiye. Ukaba usabwa iki? Kuyifata neza. Ukaba usabwa iki? Kuba intangarugero mu banyarwanda. Ukaba usabwa iki? Rwose kuba umusemburo w'uwo murongo w'imibereho myiza, w'imibanire myiza n'abandi, yo kuba umunyarwanda muzima. Tukaba rero tukwifurije Noheli nziza, umwaka mwiza. Ndizera ko sinzi gusa n'ibi bikoresho twicayeho cyangwa tunareba n'ibindi biri muri iyi nzu byose babikugejejeho, kubifata neza. Ubutaha tukazaza kugusura tudasanga hari icyangiritse na kimwe ngo birebere, sibyo? Nibyo cyane. Urakoze rero. Ngira ngo nugushimira nk'uko wabivuze nyakubahwa perezida wa repubulika, Rwanda National Police, no gushimira Imana. Noheli nziza kandi umwaka mwiza. Namwe rwose Noheli nziza, umwaka mwiza. Nyakubahwa Minisitiri w'umutekano mu gihugu, nyakubahwa abayobozi mu mujyi wa Kigali na Nyarugenge, abayobozi b'inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze muri aha, abaturage b'akarere ka Nyarugenge, baje kubashimira no kubaramutsa, kandi nshimira abayobozi mu nzego zitandukanye, abafatanyabikorwa ba polisi y'u Rwanda, abaturage b'akarere ka Nyarugenge n'abandi mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo dufatanye gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi y'igihugu ku mugaragaro, kuko birimo gusozwa mu zindi ntara zose z'igihugu cyacu. Turabashimira ubufatanye bw'abaturage, inzego bwite za leta, ibigo bya leta, abikorera, imiryango itegamiye kuri leta n'izindi nzego z'umutekano ku bufatanye mwatugaragarije muri uku kwezi kwahariye polisi, cyane cyane ko byanakozwe neza.
ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi ni ukwezi kurangwa n'ibikorwa bigamije kuzamura imibereho y'abaturage ndetse n'ubukangurambaga bwo kurwanya no gukumira ibyaha. Muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi hubatswe amazu 65 y'abatishoboye, ashyirwamo ibikoresho by'ibanze, ni ukuvuga hubatse nibura inzu 2 muri buri karere, harimo n'izo uyu munsi twatashye hano i Mageragere, ariya Bwana Ruzibiza Jean Bosco na Bwana Rutagengwa Jean Damascene nabo mu murenge wa Mageragere. Twubatse kandi amarerero bakunze kwita ECDs 30, ni ukuvuga nibura irerero rimwe muri buri karere. Hatanzwe amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba 7,880 mu gihugu. Hanatangwa kandi ubwisungane mu kwivuza ku baturage 2,000 batishoboye mu karere ka Musanze na Rwamagana. Hanubakwa ubworero bw'inka 16 mu turere twa Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Bugesera, Rubavu, Rutsiro na Nyabihu. Muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi hanakozwe ubukangurambaga bwo gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge mu mashuri 12 binyuze mu biganiro n'irushanwa ry'umupira cyangwa umukino w'amaboko bita basket. Hatanzwe n'ibindi byinshi bitandukanye tutarondogora, harimo n'ibyo mwaboneye aha. Mu bijyanye no kurwanya no gukumira ibyaha, namwe murabizi neza ko muri aka karere ka Nyarugenge hajya hafatirwa ibiyobyabwenge. Nubwo atari byinshi ariko byagiye bitwangiriza urubyiruko bigatuma rwishora mu bikorwa bihungabanya umutekano, nk'ubujura, gukubita no gukomeretsa ndetse n'ibindi byaha biterwa n'ibiyobyabwenge. Ariko kubera ubufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano twabashije kubikumira hashingiwe ku makuru yatanzwe n'abaturage. Ubufatanye bwacu nabo tukaba tubashimira, tubasaba gukomeza ubwo bufatanye n'inzego zose z'umutekano n'ubundi buyobozi bwanyu mu nzego zitandukanye. Ibyakozwe muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi byose bigamije ubufatanye mu kubaka umuryango, mu kurwanya no gukumira ibyaha, kuzamura imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'igihugu cyacu biganisha ku cyerekezo igihugu cyihaye. Ibi bimaze kubabwira kandi birajyana n'insanganyamatsiko y'uku kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi igira iti imyaka 22 ubufatanye mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage hagamijwe iterambere rirambye ry'umuryango nyarwanda. Kubungabunga umutekano ni uguhozaho kandi ni inshingano zacu twese, ni inshingano za buri wese kugira ngo tugere ku iterambere n'imibereho myiza y'abaturage twifuza, kuko nta mutekano nta terambere. Nishoboje rero mbashimira ubufatanye mwakomeje kutugaragariza mu kuzuza inshingano zacu za buri munsi, turibukiranya ko umutekano ari wo musingi w'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ari nayo mpamvu nongeye kubibutsa ko buri wese yakomeza kuba ijisho rya mugenzi we, agakumira icyaha kitaraba, agatangira amakuru ku gihe kandi vuba. Murakoze, mugire umutekano kandi dukomeze gushyira ibikorwa n'ingamba zo kubungabunga imbere. Nabashimiye. Kugira umutekano, ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Umujyi wa Kigali, isuku, umutekano, umurimo unoze kandi wihuta.
umutekano. Mugire umutekano. buri wese aba ijisho rya mugenzi we dukumira icyaha kitaraba dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Nyakubahwa umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda, nyakubahwa umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali, abayobozi b'inzego z'umutekano turi kumwe, abayobozi b'akarere ka Nyarugenge n'imirenge ikagize, abayobozi mwese turi kumwe, batumirwa, bafatanyabikorwa, namwe baturage b'uyu murenge, muraho mumeze neza? Mbanje gushimira abayobozi ba polisi y'u Rwanda ku butumire baduhaye bwo kuza kwifatanya namwe gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Ndashimira kandi abafatanyabikorwa bose mu nzego zitandukanye bakorana na polisi y'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa inshingano zayo za buri munsi no gucunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo, ndetse no guteza imbere ibikorwa bigamije kuzamura imibereho y'abaturage. Insanganyamatsiko y'ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi y'u Rwanda muri uyu mwaka iragira iti imyaka 22 y'ubufatanye mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage hagamijwe iterambere rirambye ry'umuryango. Iyi myaka 22 polisi y'u Rwanda imaze ishyizweho ibagezaho kandi serivisi nziza, ntabwo yabaye imfabusa, kuko uyu munsi dufite igihugu gifite umutekano usesuye, tukaba tubikesha ubufatanye bw'abaturage muri rusange n'izindi nzego z'igihugu cyacu. Umutekano ujyana n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage nibyo bituganisha ku cyerekezo 2050 igihugu cyacu kihaye, hagamijwe kwihutisha iterambere rirambye kandi rigizwemo uruhare na buri wese. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agaruka cyane ku bufatanye hagati ya polisi y'u Rwanda n'abaturage. Byumvikane rero ko polisi ubwayo itakuzuza inshingano zayo idafatanyije n'abaturage. Kubera izo mpanuro z'umukuru w'igihugu, ubufatanye hagati y'abaturage na polisi y'u Rwanda bwatanze umusaruro mwiza, kuko u Rwanda ruri mu bihugu bifite umutekano usesuye mu karere ruherereyemo no ku isi muri rusange. Polisi y'u Rwanda kandi imaze ukwezi mu bikorwa by'ubukangurambaga bwo gukumira no kurwanya ibyaha, gukomeza gushyira mu bikorwa amabwiriza atandukanye atangwa n'inzego zose agamije ubuzima buzira umuze n'ibindi bikorwa bigamije kuzamura iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Gucunga umutekano ni uguhozaho, urugendo ruracyakomeje. Dufatanye twese kurwanya icyahungabanya umutekano n'iterambere igihugu cyacu kimaze kugeraho, bigatuma dusubira inyuma. Dutangira amakuru ku gihe ku cyahungabanya umutekano. Biradusaba guhozaho nk'uko nari maze kubivuga, kunoza ingamba, gukomeza ubufatanye no gukorera hamwe. Ingamba zafashwe zo gucunga umutekano no gukumira ibyaha kugira ngo dukomeze kubihashya ni nyinshi, ariko ingenzi ni ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'izindi nzego z'igihugu n'abaturage.
turashima polisi y'u Rwanda kubw'ubushake n'ibikorwa bizamura imibereho myiza y'abaturage bikatugeza ku mutekano n'iterambere birambye. Uyu munsi twatashye amazu yubakiwe abaturage batishoboye, amarerero y'abana, imirasire y'izuba, ndetse imwe mu miryango itishoboye yahawe ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé. Hari n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo nk'izi mashini mwabonye zashyikirijwe ubufatanye na polisi y'u Rwanda mu bikorwa byo gukumira no kurwanya ibyaha ndetse no gukomeza guteza imbere ibikorwa bizamura imibereho myiza y'abaturage. Turafata neza ibi bikorwa mwahawe n'ibindi bikorwa remezo. Kugira igihugu gitekanye kandi kizira icyaha bibe intego yacu twese. Mu gusoza, munyemerere mbonereho umwanya wo kubifuriza mwese kuzagira Noheli nziza no gusoza umwaka neza, mutangira umwaka mu mahoro. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.